nongeye kubasuhuza mbaye ikaze mukomeze mugubwe neza cyane tugeze muri wa mwanya w'udushya ngiye kubereka hari ifi yapfuye hawe icyubahiro ndetse inamirwa n'abarimo perezida wa Zambia Edgar Lungu umwe mu bifatanyije n'abaturage b'igihugu mu kunamira ifi yari ikunzwe cyane muri iki gihugu yitabye Imana. Iyo fi barangije barayunamira bayiha icyubahiro. Iyo fi rero yamenyekanye ku kazina k'amafishi yari imaze ibinyacumi bibiri by'imyaka iba mu cyuzi cya kaminuza ya CBU, kaminuza ya kabiri mu bunini muri Zambia. BBC rero yatangaje iyi nkuru yavuze ko abanyeshuri ba CBU bacanye za buji ndetse bakanakorera urugendo muri kaminuza mu rwego rwo kunamira iriya fi. Mu mbaya Zambia by'umwihariko abakoresha urubuga rwa Twitter izina amafishi riri kugarukaho cyane. Mu myaka hafi 20 iriya fi yari imaze abanyeshuri ba kaminuza ya CBU bajyaga kuyisura mbere y'ikizamini ngo ibatera amahirwe, abandi bakavuga ko yabagabanyirizaga umujinya na stress. Izina amafishi risobanura ifi nini rifite rero inkomoko mu rurimi rw'ikibemba ruvugwa muri Zambia. Bivugwa ko iriya fi yari imaze imyaka 22, muri iyo myaka 20 ikaba yari imaze mu cyuzi kiriya kaminuza yaguye. Perezida Edgar Lungu mu kunamira iriya fi yifashishije amagambo y'umuhinde Mahatma Gandhi maze yandika ku rukuta rwe rwa Facebook amagambo ayisezera ati gukomera kw'igihugu no gutera imbere kw'ibikiranga byanapimirwa mu buryo inyamaswa zacyo zifatwa. Twishimiye ko wakira ubutumwa bugukwiriye, twese tuzagukumbura. Ifi rero yahawe icyubahiro bayunamiye ndetse yunamirwa n'abarimo perezida wa Zambia. Si ibyo gusa rero tubafitiye nanone hari umugeni ubukwe bwapfuye, abageni barimo gusezerana mu rusengero nyuma yo kumenya ko baravukana babimenye rero bamaze gusezerana. Ibyari ibyishimo kuri Anne Magwin wari umukunze w'igihe kirekire Jonathan Munini byahindutse amarira ubwo bombi bamenyaga ko bavukana ku munota wa nyuma bari mu rusengero bagiye gusezerana. Anne Magwin na Jonathan Munini bari bamaze igihe mu rukundo rugurumana ndetse nyuma y'igihe barebana akana ko mu jisho bahisemo rero kwereka ibirori imiryango yabo niko gupanga ubukwe bwapfuye bari gusezerana imbere y'Imana ubwo bari mu rusengero ayitwa Tana River iwabo muri Kenya. Umugabo batazi yinjiye avuga ko ari abana yibyariye abari aho bose bifata ku munwa. Uyu musaza warutarwambaye yinjiye mu rusengero ari kumwe n'abashiki be, niko kuvuga ko abana bombi bityo bashyingiranywe byaba ari umuziro nk'uko ikinyamakuru Daily Nation cyabitangaje. Umushumba wa Holy Redemption Ministries Pastor Festus Muri yavuze ko uyu mugabo yavuze ko uyu mukwe n'umugeni bari bagiye gusezerana ku bana karamata ari abana be babyaye ku bagore batandukanye. Pastor yavuze ko uyu mugabo witwa James Saida yamubwiye ko umugore we yabyaranye nawe umwe muri aba bageni yamenyaga ko yamuciye inyuma. Umubano rero wabo wajemo rushorera bituma amutera umugongo batandukana bafitanye umwana w'umwaka umwe. James Saida akimara kubura inama n'ibyuma yahise ahindukira akundana byanyabyo na ryahabara rya Musenyeri, ariko ubukungu waje kuba kubi barakena. Nibwo uyu mugore rero wa kabiri nawe yahisemo kwigendera amutwitiye inda y'amezi 4. uyu mugore rero baratandukana ahita yisangira umwarimu. James Sidai niyarekeye aho yahise ashaka umugore wa gatatu bari kumwe ubu ndetse bafitanye abana 3 gusa ngo niyigeze yongera kwegera aba bagore bateye inda ngo
ababaze amakuru y'abana bamubyariye kugeza ubwo abonye ubutumire bw'abana bagiye gushakana kuri WhatsApp. James Dayi yerekanye amafoto y'aba bana bakiri bato n'igihe bari ku ishuri yakuye ku nshuti ze n'abavandimwe be baganirana nabo. Nyirarume wa Dayi yavuze ko nubwo uyu mugabo yamaze imyaka isaga 10 ategera abagore be yabyaranye nabo ngo ababaze amakuru y'abana be, ariko yakurikiranaga ubuzima bwabo mu ibanga. Ubwo ku wa gatandatu w'icyumweru gishize yinjiraga muri uru rusengero akagaragaza ukuri, ubukwe bwarahagaze hakurikiraho amarira n'impaka ndende hagati y'ababyeyi. Pasiteri Muri yavuze ko umusore wari ugiye gusezerana na nyina yamubeshye ko se yaguye mu mpanuka ubwo yari akiri uruhinja, mu gihe umugeni we yakuze azi ko umwarimu washyingiranwe na nyina nyuma yo gutandukana na Dayi ari wese. Abagore rero babyaye abana ntibigeze bahakana ibyo se wabataye yavugaga, ahubwo baguye mu kantu bifata ku munwa. Mu gukura uyu muryango mu gisebo, pasiteri yatangarije abaje mu abuhagaritse kubera ko aba bageni bishe amabwiriza yo kwiyeza nk'abagomba gusezerana. Umwe mu bantu bari mu bukwe yabwiye Daily Nation ko uyu musore wari ugiye gusezerana ari umucuruzi mu mujyi wa Modogo, ndetse akimara kumenya ukuri yahise afata imodoka n'umujinya ariruka asiga nyina mu marira. Ku rundi ruhande rero umugeni yahise yinjizwa mu yindi modoka amarira yamurenze atahana n'abamuherekeje. Pasiteri Muri yagiriye inama ababyeyi ati niba warakuye umwana hanze y'urugo mubwiza ukuri se wa nyina, ntukamubwire ko yaguye mu mpanuka yishwe n'indwara igihe ari kwandavurira ku muhanda, ibyo si byiza. Ibyo rero ubukwe bwahagaritswe ku munota wa nyuma barimo gusezerana imbere y'Imana bamenye yuko bavukana ari amaraso amwe bahuje papa umwe. Reka musabe rero kandi subscribe tujye dukomeza tubane dusoreze ku mugabo watwitse igice cy'inzu ye ashaka kwica isazi. Uwo mugabo rero w'ikigero cy'imyaka 80 yaragiye gufata ifunguro rye rya nimugoroba, ariko isazi yariho igendagenda aho nayo ishaka gufata ibyayo kuri iryo funguro imutera umujinya. Yafashe agakoresho ke kaba kifitemo ingufu nkeya z'amashanyarazi electricity kagenewe kwica utuntu tw'udusimba, atangira kugerageza gukubita yasazi. Kubw'ibyago icupa rya gazi batekesha ryari ryagize ikibazo cyo gusohora gazi aha mu nzu ye iri Dordogne mu majyepfo y'Ubufaransa. Gongana kwa gazi rero nako gakoresho yariho ashaka kwicisha isazi byahise bitera guturika, igikoni cyose kirashya n'igisenge cy'inzu ye kirangirika. Ibinyamakuru rero byo muri aka gace bivuga ko uyu mukambwe yagize amahirwe akahava amahoro, yahiye byoroheje ku kiganza, gusa ntawe uzi niba iyo sazi yo yarokotse. Uyu mugabo rero wese acumbikirwa ahantu hakambika abantu mu gihe umuryango we uri gusana ibyangiritse kubera urugamba n'isazi rwakongeje impanuka ya gazi. Uyu musaza rero yari arimo gushaka kwica isazi, hanyuma aho agira ibyago kagakoresho yari arimo kwicisha isazi gahura na gazi yari ifite ikibazo, birangije igice cy'inzu ye cyo kirahiye. Reka rero mbashimire kubw'umwanya wanyu mwaduhaye, mukomeze mugire ibihe byiza, tuzajya dukomeza tubana nk'uko bisanzwe. Nyemerera ngusabe ukande like, duhe na comment, niba utarakanda subscribe nyamuneka reba munsi y'iyi video urimo kureba aho handitse subscribe, urabigize neza nuhakanda unyeganyeze n'akazogera, n'ubundi tujye dukomeza tubane. Mugire ibihe byiza, amahoro y'Imana abane namwe. Ciao ciao.